turabasuje inshuti z'Imana mwe mudukurikiye, turabasuje mu izina rya Yesu. Twongeye guterana, twongeye kubifuriza ibyiza, twongeye kubifuriza ibihe byiza, ukwezi kwiza ndetse n'umwaka mwiza n'ibihe byiza. Abanyeshuri muri vacances tubifurije ibiruhuko byiza, abana batangiye amashuri nabo tubifurije amasomo meza, abafite akazi tubifuriza akazi keza. Rero twihuse no munsi twifuje kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 150. Aravuga ngo ibihumeka byose dushima Uwiteka. Kuba turiho n'imbaraga z'Imana, kuba turiho si imbaraga zacu, nta kindi twakora kugira tunezeze Imana no gutambira Imana. Dufite amaguru abiri, dufite amaboko abiri, nyamara hari benshi badafite ibyo byose. Ese wowe barusha ujye ubikoresha? Ni ikibazo ugomba kwibaza, nanjye nicyo ngomba kwibaza, ariko dukorere Imana. Nta kindi cyadufasha gukora Imana no kwibuka ibyo Imana yaduhaye, tugatanga amashimwe. Rero nihuse rero twegera umucuranzi yegere hafi njye no munsi nifushe muri ngiye numva ngombwa gutambira Imana, ngombwa kunezeza Imana, kuko muri ngiyewe ntanejeje Imana nta wundi muntu uzaza ngo amfashe kunezeza Imana uretse ngiyewe, ariko twese twafatikanya kugira ngo tunezeze Imana. Reka umucuranzi ducurangire dutambira Imana, nawe ahura ubashe gutambira Imana, ugira ikintu ubyina ufite intego, ibintu ufite intego. Ngiyewe hari icyo mfite yo kwegera Imana, ni intambira Imana, zamura amaboko. Hari ibyo Imana ndabizi iza guhindura, nawe ushaka kuzamura ukuguru, hari icyo Imana iza kugira. Hari abadafite ibyo byose ariko yazamura ishimwe mu mutima, akavuga nubwo mpumeka Mana hari icyo ngiye kuzamurira Imana. Reka rero tubyinire Imana, twese tubyine dufite intego. Murakoze.